Turabasuhuje cyane, amahoro y'Imana abe kuri mwe mwese. Akanya rero tugiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino mu gihugu, aho abajura bataramenyekana bamaze kwiba mudasobwa 86 zo mu mashuri zikoreshwa n'abanyeshuri batandukanye. Gusa muri zo hamaze kugaruzwa 14 gusa. Komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu PAC yabajije ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi bw'ibanze REB abiba mudasobwa ziba zagenewe ibigo by'amashuri ndetse nababaza izibwa amaherezo yazo. Muri mudasobwa 86 zibwe hakaba hagarujwe mudasobwa 14 gusa. PAC yabigarutseho, noneho REB yisobanura ku makosa yagaragaye muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka warangiye wa 2024. Depite Umutesi Liliane yeretse REB ibyagaragajwe n'umugenzuzi w'imari n'umutungo bya leta ko hari mudasobwa zibwe mu bigo by'amashuri. Izibwe harimo izo mu byumba by'ikoranabuhanga zakoreshwaga n'abatari abanyeshuri, abarimu ndetse n'abayobozi b'ikigo. Gusa izigendanwa zo zangiritse zikaba nta buryo bwo kuzikoresha buhari. Izindi rero zibwe zari zifite ibibazo bya batiri. Izi ngizi rero zagaragaye kuri groupe scolaire Katarara mu karere ka Kayonza. Izindi mudasobwa rero ntabwo zari zifite Windows ku buryo zitabashaga gukoreshwa. Uwasenga Diane yavuze ko mudasobwa zibwe bagerageje kuzigarura nubwo zose zitaraboneka. Diane yavuze ko mudasobwa 86 zibwe mu bihe bitandukanye. Izimaze kugaruzwa ni 14 gusa. Gusa bikaba byavuzwe ko izo mudasobwa 86 zibwe zigomba kugaruzwa n'ubuyobozi bw'ikigo. Noneho kuri GS Kayonza hibwe mudasobwa 2. Gusa abazamu bakaba bategetswe kuzazishyura. Na mu Karange hibwe mudasobwa 22 ariko 11 ntizirishurwa. I Nyabihu hibwe mudasobwa 30 ariko habonetse 2 gusa. Umugenzuzi w'imari ya leta yasabye REB ko bagomba gushyiraho uburyo burambye bwo gucunga mudasobwa zahawe ibigo kugira ngo zigire umutekano. Umuyobozi mukuru wa REB Dr Nelson Mbarushimana avuga ko iyo mudasobwa zibwe zibazwa umuyobozi w'ikigo ariko na REB ikabafasha kubikurikirana. Akaba yanavuze ko uko mudasobwa zigenda zisubizwa ngo bahita bazishyikiriza amashuri kugira ngo zibashe guhita zikoreshwa. Dr Mbarushimana avuga ko mu rwego rwo kwita kuri mudasobwa zo mu bigo by'amashuri ko bagiye gushaka rwiyemezamirimo uzajya ahita zikora igihe zangiritse, noneho iyatunganyijwe igasubizwa mu kigo mu gihe kitarenze ukwezi kumwe. Yanavuze ko kandi mudasobwa zose zigomba gushyirwamo ikoranabuhanga alarme muri za smart classroom ku buryo hagize ugerageza kuziba bihita bimenyekana. PAC yagiriye inama inzego z'ibanze z'uburezi gukomeza gufata neza ndetse no kwita ku bikoresho leta iba yatanze hanashingirwaho uburyo bwo kubisigasira. Hakaba hari kandi no gushyira imbaraga mu gusaba inama mu mategeko mu gihe cyo gusinya amasezerano, kwakira ibyaguzwe cyangwa kugenzura ko byujuje ibisabwa mu masezerano, guha amahirwe ibikoresho by'igihugu n'aba rwiyemezamirimo bakizamuka no kubahiriza inama z'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Ndagushimiye cyane wowe twari kumwe muri aka kanya. Reba niba wakoze subscribe, nusanga utayikoze uyikande kugira ngo uzajye ucikwa n'ibyiza nk'ibi ngibi. Gusa nanone ntugende udakoze subscribe, ukore like, utere na comment, ukore no kunzogera kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu mu ba mbere. Ndagushimiye cyane wowe twari kumwe muri iki kiganiro. Urarikiye gukurikirana icy'ubutaha. Iyi wumva ni Strong Studio. Naho nge twari kumwe kuri micro ndi Mizero Felix. Imana ibarinde.